kugera kure siko gupfa. Hogoza yakoranye umutima mubi, yibwira ko nta mubyeyi agira. Nyamara umubyeyi we ntiyahwemaga kumushakisha buri munsi, ariko kidobya ntiziburi. Ngaho namwe nimukurikirana uko byagendekeye Hogoza na mama we Muhorakeye. Ugejeje se Muhorakeye? Yewe Directrice, ndabona nasaga n'urangije. Namaze gutegura ibizakenerwa byose, uko twategura umunsi mukuru w'abana ndetse nabo twazatumira ngo turebe ko bazatanga inkunga yabo mu gufasha iki kigo cy'imfubyi. Nukuri urakoze cyane Muhorakeye. Sinzi ukuntu nagushimira ubwitange n'ubuntu uhorana mu gufasha aba bana rwose. Directrice, uzi neza ko nkunda abana. Ndabizi. Igihe cyose rero nzajya mbonera akanya nko muri weekend cyangwa mfite konje, nzajya nkomeza rwose nze kubafasha. Nanangaza cyane Muhorakeye. Sinzi ahantu mu mutima n'imbaraga bivana. Yego si wowe wa mbere ufashe ikigo cy'imfubyi, ariko wowe noneho washyize mu mutima wawe wose. Ngo nta bandi bana ngira se naba nkuriki. Directrice, wowe ubuzima bwawe wabuhari imfubyi ntigeze ushaka. Njye narashatse ariko nta bana ngira. Kwirirwa mu rugo rero ntacyo nkora, birandemerera pe. Nibyo gusa Muhorakeye, umaze igihe kigera ku mwaka udufasha, ariko mbona utanezerewe. Nita kubana n'urukundo rwose n'ubwitange, ukabuhagira, ukabaha amata, ukabaheka, ariko mbona agahinda ko kuba utarabyaye kakikuboshye. Directrice, suko byagenze. Byagenze bite? Kuba nta mwana mfitanye na Gatabazi siko gahinda mfite. Oya. Ufite agahinda kahise Muhorakeye. Rwose wanyizera. Uzi ko rwose nta gufata nk'inshuti y'imfubyi gusa, ngufata nk'inshuti yanjye. Niyo mpamvu agahinda kawe ari nako kanjye. Directrice, ndakumva. Ko ntarabashije kubyarana na Gatabazi, ntekereza ko ari igihano cy'Imana. Igihano cy'Imana? Abaganga bo badusuzumye basanze twabyara rwose nta kibazo. Gusa bambwira ko agahinda nagize ko kubura umwana wanjye ariko gashobora kuba gatuma umubiri wanjye udakora neza ngo mbashe kongera gusama. Ye? Umwana? Nonese niko nonese wigeze Muhorakeye ntabwo mbyumva. Wavanyemo inda? Directrice, nahuye n'ibirenze ibyo. Narabyaye ariko umwana wanjye naramubuze. Sinzi niba ariho, sinzi niba atakiriho, nta kintu nzi. Niko ibishoboka? Ibyo ni ibiki umbwiye Muhorakeye? Ni ibiki koko ngo wabuze umwana? Niko wamuburiye he? Ni amakosa yanjye, niyo mpamvu nkubwira ngo ni igihano cy'Imana. Siko numva ntasobanukirwa. Nkora nicira urubanza ko ari igihe wataye umwana wanjye se. Sinzanezerwa rwose, ntabwo nzanezerwa. Nzahora nishyura iryo kosa nakoze. Ibyo ubwiye birandenze Muhorakeye. Oya hari ikidasobanutse muri ibyo bintu. Wowe utumwana ntabwo uri umuntu wata umwana rwose. Ntibishoboka, ntabwo wabikora, ndabizi. Oya rwose. Babara Directrice, murandira ko Mariya ntakama. Ngaho ihangane ubwire Muhorakeye. Byakugendekeye bite? Ihangane ubivuge. Ushaka urire rwose. Uri umuntu ntabwo uri igiti. Ariko mbwira itondo mbwira. Oya, sinongera kurira. Ngaho mbwira. Directrice, nari umukobwa w'inkumi, niga mu mashuri yisumbuye. Ari ngeze mu mwaka wa nyuma nitegura kubona diplome. Uzi ko kubona ishuri kera byari igitangaza. Ndabizi rwose. Ko ariko iyo watwaraga inda ubuzima bwawe bwabaga burangiriye aho. Barakwirukanaga ntuzongere no kwiga. Hanyuma waje gutwara inda rero? Nari umukobwa witonda, ababikira bantangagaho urugero mu kigo. Njye wari duwayene. Wari n'umuntu ukomeye nyabo. Nuko rero nkakundana n'umusore Bernard. Yari yararangije kwiga akora. Yari yarambwiye ko ari igihe tuzabana, ko ndangiza kwiga nyine tuzahita dukora ubukwe.
nanjye ndabyizera. ndabizi kera hari abo twiganaga barangizaga bafite abafiyanse. nta wundi rwose muhungu nawe narigeze nkunda uretse Bernarde. yari umuhungu mwiza utarigeze agira icyo abura. ababyeyi be bose bakoraga muri minisiteri, abanjye urabyumva bari abahinzi. wowe ntacyo yari abuze rwose. njyewe nari naragize amahirwe yo kubona ishuri, n'igihe ubwo bari batezeho byinshi, mbese bari bantezeho umukiro. hanyuma sinzi uko byaje kutugendekera njye na Bernarde, tugwa mu kigeragezo. ntibyaciye kabiri mbona ko ntwite. bibwira Bernarde arasara, arandakarira cyane, mbese ntera n'utwatsi. mwana we, mbega ubuhemu. urumva rero uko byari bimeze kose nari nihebye cyane. cyo byari ngombwa, nibaza ko ntazabasha kurangiza kwiga, birumvikana. kandi nari ngeze mu mwaka wa nyuma. icyo nifuzaga nuko yantega amatwi tukajya inama, tukumva icyakorwa ngo ntakorwa n'isoni. ariko ntiyanteze amatwi, ambwira ko yifitiye gahunda nyinshi, ngo afite imishinga myinshi, ngo ashaka kwikomereza amashuri ye. nta kindi nakoze rero, nagiye ku ishuri meze nk'umusazi, ntazi ibizambaho, birumvikana ntazi epfo na ruguru. icyo nakoze gusa, inda narahishe pe, nkayihambira, ngahora nambaye imipira, n'izuba ryaba riva gute. niba arabukwe, nta warabutswe, yaba ababikira, yaba bagenzi banjye, yaba n'ababyeyi banjye mu kiruhuko, yewe nta muntu wabirabutswe. ariko nari meze nk'umusazi, sinari nkibasha no gusenga Directrice. yewe nuko rero ugiye kubyara wabigenje ute? nagize amahirwe, njyara ari mu kiruhuko cya Pasika. asa umukobwa w'inshuti yanjye yaramfashije, beshya ababyeyi ko ngiye kumusura, maze ndabyara. nyuma tumarana icyumweru. igihe cy'amashuri rero kiba kirageze. icyo nakoze, nahise mfata icyemezo cyo gushyira umwana se, ngo amurere byibura amezi 2, ngo ndebe ko narangiza kwiga, nkabona diplome nk'abandi, ibindi bikazaba nyine uko Imana yabigennye. nuko rero witandukanyije n'umwana wawe? nuko nyine yari umukobwa, mwitaho goza, mwambika akadari padiri yaduhaye kwa muganga yaje gusura abarwayi. ndangije mpamagara umuntu aradufotora. namufotoye amafoto yari wenyine n'izindi turi kumwe, kugira ngo utazabyibagirwa. mbere yo kujya ku ishuri nafashe utwenda tw'umwana n'utwahitwe, mbishyira mu gasakoshi k'amabara y'ingwe nari mfite, maze nandikira ibaruwa Bernarde musaba ko yamfasha umwana nkajya gukora ibizamini bya leta. ubwo nashyize n'akandi gapapuro mu bigoma by'umwana, nandikaho ko mwise Hogoza. ko wari wagerageje kuba intwari. nuko umwana uramujyanye rero? naragiye mushyira kwa se mu nzu, ntawe umbonye, sohoka niruka. nibwo bwa nyuma nabonye umwana wanjye Hogoza. kugeza n'ubu ntabwo ndamucinya. ihangane rwose. buri muntu yiringira amahirwe mu buzima, amaherera. papa umeze uti? ndabona noneho warembye. ntako mwana wa, ntako rwose. muganga yambwiye ko iyi kanseri y'umwijima ntazayikira. papa komeza wikomeze, natwe dukomeje kugusengera. Hogoza yarazi ko tuzana akaza kukureba uko umeze, ariko namusize muri biro afite raporo agomba kurangiza, ariko yambwiye ko azaza kugusura vuba. ndakumva mwana wanjye, wagize neza kuba waje wenyine rwose Kirisiti. kubera iki se? hari icyo nashaka ko tuganiraho gikomeye kandi. iki papa? ko nteye gikomeye cyane ubwoba ni mwana wa. ndakumva. hari ikintu twaguhishe. ikintu mwanishe? ibanga rikomeye. hari ibanga rikomeye igenda nyuko na musaza wawe twabitse. niyo bandi bararijyanye mu mva, njye sinshaka kurijyana. n'ubundi rimbwire. irankora gushura rwose, ngomba kukubwiza ukuri, kuko ubu iminsi yanjye irabaze. nibwo rwose ubu ngubu nibwo ndimo kubona ko nahemutse cyane, ndetse
simbyumva papa. Ibanga we na mama na Bernard mwampishe ni irihe? Kuko rigomba kuba ari irya kera cyane. Kuko musaza wanjye Bernard amaze imyaka irenga 20 apfuye, ubwo ni irya kera. Nibyo mwana wanjye. Nibanga rimaze imyaka n'imyaniko. None se nayo ibintu byabaye umusaza wawe yitegura kujya kwiga. Ni kera. Arangije agwayo. Nta kundi. Indi yagaruka ntabwo byari kugeza iki gihe byari gukemuka. Ariko rero siko byagenze. Aha, papa, mwambwe ibyo bintu mwampishe koko. Do. Iyo Kirisiti. Ndakumva. Reba. Reba iyo bahashiraho ku meza. Ibahasha? Harimo impapuro za musaza wawe. Nazivanye mu byo banyohereje nyuma y'urupfu rwe. Ngo zigira utese. Yewe funguro urebe mwana wanjye, ntabwo nari narigeze nzisoma nabikoze none. Reba neza. Wowe uracyabasha kureba ukabuhejwaho nyeza ugasoma ukabira ibirimo wenda urabyumva. Mbona harimo se ifoto y'umwana. Umwana. Y'umwana na nyina. Na nyina. Niba ari mbona umukobwa witwa Muhorakeye yamwandikiye. Nguko. Ndetse ikarita y'urukingo y'umwana. Iri se bishatse kuvuga iki? Uyu mwana ni uwande papa? Mwana wanjye se nuko nyine nuko bimeze. Ako gahinja rero karaga musaza wawe. Yo baba we ntibishoboka. Musaza wanjye Bernard yasize umwana. Ntumbwira ko yapfuye we. Yasize umwana da. Mana ubusabi. Sinzi niba hari icyo biziho. Ntacyo mbiziho. Buriya musaza wawe mu busore bwe yari umuhungu w'inkorokoro rwose ntiyari ishyashya. Iyo baruwa ngo yandikiwe n'uwo mukobwa Muhorakeye ntazi, nta n'ubona ari nzi rwose. Ngo barabyaranye uwo mwana. Urashidikanya ko umwana yaba ari wa musaza wanjye papa? None se niba ushidikanya ubinyerekeye iki? Nawe ntubyemera? Yewe sinzi impamvu mbikweretse. Nukuri. Kuva kera njye na nyoko twashidikanyije ko ari umwana wa musaza wawe. Ariko bishobokeka ari uko twanga kwakira ukuri. Ubwo se mwumva mwaragize urumva kwakira umwana mu muryango tutari tuzi. Cyane cyane ko muri icyo gihe umukobwa watwaraga inda ntawamwizeraga. None se ubu ngubu binyerekeye iki? Se urabona ko ngiye gupfa Kirisiti. Birashoboka rero ko urwo ruhinja twahora umwuzukuru wanjye. None rero sinzi niba wakoresha imbaraga zawe. Nakoresha izihe se namukura? Ukambonera umwuzukuru wanjye maze ngapfa mubonye nkamusaba imbabazi mwana wanjye riga twarahemutse. Ntabonera nkamuha n'umugabane wagombye kuba wase Bernard. Kuko wawe warawubonye Kirisiti urabizi. Ubu noneho rero ugiye gupfa nibwo wemera kuriya mwana ari wa musaza wanjye koko? Uremera ko ari umwuzukuru wawe? Umutima urimo urakurya. Ese ubundi uyu mwana abaheye? Abana na nyina Muhorakeye cyangwa na nyina nta kibaho? Nashakira hehe? Mwana nogera icyumba za simbizi rwose. None subimbwira iki? Nibyo uwo mukobwa ntabyo nzi. Cyokora nahuye nawe rimwe. Rimwe rutoki. Umuhungu wanjye yari amaze kugenda. Maze mbona uwo mukobwa aje ahangaha kureba umwana we yari yasigiye se. Yasigiye nyine musaza wawe Bernard. Icyo gihe rero umwana ntawe twari tugifitiye. Mwari mwaramushyize hese? Ubwo jye na nyoko tumutera twasi tumubwira ko ntacyo tubiziho. Kandi mwari mubizi koko papa? Ubwo urumva mutaramuhemukiye? Umva ariko jye na nyoko twari dushaje ntabwo twari kubasha guhenahena n'uwo mwana w'uruhinja. Twari tubizi rwose. Kuko Bernard mbere yo kujya kwiga yadusigiye ku kana kagahinja. Nuko jye na nyoko dusanga tutazabivamo maze tumujyana mu kigo cy'imfubyi. Twagezeyo rero tubabwira ko twamutoraguye. Mwana wanjye rero mbabarira rwose ntabwo. Papa mwanze umwuzukuru wanyu namuhijanye nabwo kurumva icyaha mwakoze ukuntu gikomeye. Ntabwo ari ukumwaga mwana wanjye, natwe nta kundi twari kubigenza. Amahitamo yarayo. Hami ujye ugerageza kwibagirwa ibyahise,
ahubwo ushakisha uko wakwishima mu buzima bw'igihe urimo. Ibyabaye byarabaye. Hogo, ubu ntakigira ababyeyi, ntakigira umuryango, mburaho ndigitira pe, kuko ubu niho nibuka ko ndi jyenyine ku isi. Hami, ihangane ni ukuri. Uzi neza ko dusa n'abari mu bibazo bimwe. Ibyo nawe uvuga byibura wabayeho. Njye ntabyo nigeze menya. Naba nawe warabimenye. Watekereza ababyeyi bawe, abavandimwe, bikakwibutsa ibihe byiza. Naho ngiye mbatekereje nibuka ibibi gusa, umujinya ukazamuka. Kubera iki se Hogo? Ufite umukecuru ugukunda? Ami, naba nawe wagize ababyeyi bagukundaga, bakwishimiye. Naho njye abanjye Imana ibababarire, kuko njye ntabwo napfa mbababariye. Ntibigeze bankunda, bambyaye batanshaka, barangije baranjugunya. Ngo? Hogo, ibyo uvuga ni ibiki sha? Ami, umbabarire kuba naraguhishe ukuri, uri inshuti yanjye magara. Ukuri kuhe Hogo? Unteye ubwoba sha. Buriya mukecuru Veronica si mama. Ababyeyi bambyaye baranjugunye. Abana baraguye banjyana mu kigo cy'imfubyi. Mukecuru Veronica wajyaga hagemura amashu, angirira impuhwe, aransaba ajya kumwirerera ngo umubyeyi wankunze. Yo Hogo, mbabarira sha, ibyo sinari mbizi. Mana we, ntubeshye se ngo narabimenyereye? Sinjya mbimenyerame. Kumva ko wavutse batagushaka, kumva ko nawe mfite ababyeyi b'ibikoko. Hogoza, byibagirwe. Uwo mujinya n'inzika bireke, bibagirwe pe. Ahubwo ushimira Imana ko yaguhaye undi mubyeyi ufite umutima w'urukundo, akakurera, akagufasha, ukabasha no kwiga. Nibyo rwose, sinakubwira ukuntu kubona amafaranga y'ishuri sha byabaga ari ikibazo. Hari ubwo namaraga igihe ntiga, ubundi mukecuru akajya kuba padiri akarira bakamufasha. Yaragukunze rwose, none ufite na mudengesheri wawe. Abankunda bose n'ababuzami, abanyanze ni abambyaye gusa. Ndagufite wowe Amina, yego na mudengesheri wanjye ndamufite, na Christine dukorana, nyina mfata nka murumuna we. Yego sha Hogo, uriya mama mukorana n'umwana mwiza pe. Njye mbona nk'umuyobozi wawe agukunda birenze. Ese sha, papa wa Mesade mwambwiye ko yenda gupfa? Sha umusaza Feliciano rwose nta kigenda. Nzajya kwiriranwa nawe muri weekend mwiteho, kuko uriya musaza ndamukunda cyane, kandi nawe arankunda iyo atamperuka ntumaho. Hari ubwo maze ambwira ngo umuhungu we adapfa abagize inkumi ingana nanjye. Sha Hogo, sinarenze dese ko wabaye mu kigo cy'imfubyi. Winyibutse ubuzima bwo mu kigo cy'imfubyi, kuko sinzabwibagirwa. Ntabwo wagereranya ubuzima bwo mu kigo cy'imfubyi n'ubw'umwana ubana n'ababyeyi. Ndabyumva sha, abo bana baba batagira ababyeyi babakunda. Urazami, mukecuru yampaye urukundo, arirya arimara. Ariko Ami, muri njye nakomeje kumva ko nabujijwe uburenganzira bwanjye. Nakomeje kumva ko hari icyo mbura. Ndabyumva sha, ariko ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Nta cyari kumusimbura, nta n'ikizamusimbura. Ufite ikigo cy'imfubyi cyakureze, ufite umubyeyi wakubereye mama akaguha umuryango, ufite na mudenge fiancé wawe, ariko niwe hari icyo wumva ukibuze. Icyo cyo narakibuze, nta n'icyo ngikeneye. Gusa abo babyeyi bambyaye ndabanga, mbanga ntabazi. Ariko Ami, utekereza ko bashobora kuba bariho batabagiye? Iyo myaka yose nabayeho ubuzima butoroshye, ntacyo bo bari babaye. Ese ubu aho bari bararyama bagasinzira? Niba bariho ntibasinzira, guta umwana koko Imana ihora ibacira urubanza. Nta mahoro bazigera bagira ubuzima bwabo bwose. Sha, nk'ubu nkagira nkankanguka, nkabona nka mama wambyaye imbere yanjye, sinamuhereza n'intoki zanjye. Reka sha, ubonye mama wawe ibyo byose uvuga byahinduka. Wakongera ukabakana agahinda, ugateta akagutetesha, maze nawe akongera akaryama agasinzira. Icyamu wambyaye n'isogonda imwe sha. We, reka tubyihorere. Ahubwo ibi byose tuganiriye Ami, binyunguye igitekerezo. Nakora iki se sha? Ami, nibutse ubuzima bwo mu kigo cy'imfubyi. Ntekereza ko dushobora kugira icyo tubakorera, maze tukazaba ahantu heri nabo bakishima. Ese sha,
mbwira numva byaba ari byiza. nuko twagira icyo twigomwa twebwe amafaranga twari kuzagura imyenda n'indi mirengo yose na za sorutini byose twari kuzajyamo tukaguriramo abana b'imfubyi ikintu cyabashimisha. urumva se bitaduhoza? Yego shahogo ndabyishimiye pe. Mporake sinkunda iyo wihebye gutyo, sinkunda ku gahinda katajya gashira mu maso yawe, kuko icyo nagukorera ngo nkwibagize ibyakubayeho n'iki mugore nkunda. ntacyo udakora Gataba. None se ko urakaye? Ariko ubu nongeye gushakisha umwana wanjye Hogoza, bisa naho byavumbuye rwose ibintu byinshi. Igikomere cyarafungutse, mbabarire ndumva merewe nabi. Mporake si ukuguca intege, ariko igihe kirageze nk'iyo dosiye ifunge. Imyaka yose ishize ushakisha nta kintu wabashije kubona. Ubona ko umukobwa wawe ukimubonye gusa nireye ngaruka ku mahano yabaye muri iki gihugu abantu bagashira. Oya uramenye rwose ntuvuge ko umwana wanjye yaba yarishwe. Ngomba kongera kumubona nkamufata mu maboko, nkamufata hano mu gituza cyanjye akumva urukundo rwanjye atigeze abasha kumenya. Gitekereza ko ushobora no kumubona ntakwakire ntanagukunde, nawe ntiyaba yiyumvisha impamvu utamureze. Ntabwo nabaye intwari koko. Sinemeye kureka amashuri ngo ndwane ku mwana wanjye. Ni iwacu banyirukana ngo nangarane n'umwana wanjye rwose. Ariko nibwiraga ko agira umutima kwamushyikiriza ababyeyi be bafite ubushobozi bakamurera mu gihe ndimo kwiga. Koko amezi 3 gusa Gataba. Ibintu n'urujijo rwose. Ariko uriya muryango wari cyo gukinza. Kuko umwana wamusize kwase kandi se Bernadette kumujyana ni baranyitakanye banshyiraho iterabwoba ngo bagiye kumfungisha niba narataye umwana. Ubwo nanjye ndahunga. Nibwiraga ko bamufite bakamumpisha. Nyuma nakomeje kujya neka nkanabaza abakozi babo, sanga rwose nta ruhinja rwahigeze. Buriya rero bajya kugira umutima kandi bakumva ntacyo bishinja, bari kuguha aderesi y'umuhungu wa Bernadette ukazamwandikira ukamubaza. Ndabizi hari icyo bampishe, ariko se nari kubaregaye. Byari ukuba nishinja ko nataye umwana nabo bakanyitakana. Gataba rwose mbabarira guhora nzamura iki kiganiro imyaka igashira indi gataha. Ndabizi ko ubushakashatsi wongeye kubyutsa ariko bwongeye gufungura igikomere, ariko ukomeza kwizera cyane Mporake. Umva directrice w'ikigo cy'imfubyi nta cyizere yampaye ko nzamubona, ariko yanijeje kumfasha gukora iperereza mu bigo by'imfubyi. Twizere ko myaka ishize mu bigo by'imfubyi bandikaga umwirondoro uhagije w'umwana uje, wenda bakandika nahavuye cyangwa se byibura da bakaba bari bafite ifishi y'amateka ye cyangwa agafoto y'ibyo bamusanganye se. Naho ubundi ubona byagorana rwose. Yambwiye ko hari aho babikoraga, ngo ariko kubera intambara yabaye mu gihugu ibintu byinshi byaratakaye rwose, ngo nk'ikigo ayobora nta gapapuro ka mbere y'intambara wahabona. Ntabwo byoroshye ariko no gukomera. Aho umwana wawe ari Imana imurinde, imukomeze kandi agira ubuzima bwiza. Umva nukuri nta joro na rimwe ntamusengera. Ndumva tubonye umushyitsi, gerageza kwihanagura amarira, sibyo kwihangane rwose ntatuvumbure. Mbabare ko nje kubarugoya muri ahubwo. Muraho. Nitwa Christina nabayobozaga. Bandangiye ko kuri aya mazu haba hatuye umudamu witwa Muhorakeye. Mwamumuzi mukanyobora. Mumbabare rwose mvuye kuri. Unshakira iki se mada? Ko nakuzi. Nige witwa Muhorakeye. Bishoboka we. Ubu se koko nabambashije kubona Muhorakeye nifuza? Cyangwa se nundi bitiramo? Urashaka Muhorakeye uheze? Maze amezi arenga 4 nshaka Muhorakeye nyenzi. Kera wari fiancé wa musaza wanjye Bernadette. Baba we Christi. Nibutse ko Bernadette yajyaga kuvuga. Ngaho mbwira. Uje kumbwira ko umwana wanjye ari Hogoza. Umwana wanjye abashye. Mwamukize he Christi? Ndabona mwazindutse. Kuki mutaryamye ngo muruhuke ejo mwarakoze urugendora? Directrice ntabwo twaje kuryama, twaje kubafasha gutegura Noheli y'abana. Ahubwo ni ukutubwira icyo tubafasha tugatangira. Nimubanze mu icyayi mutuje.
mu gihe tugitegereje Muhorakeye ngo aze. Niwe ufite gahunda yose ayibagezeho neza. Nizere ko mwasinziriye neza, mwibagiye urusaku rwo mu mujyi. Aha ni ikiruhuko gusa, kandi ni ukuri turabashimira ko mwemeye ko tuza tukamarana namwe iyi minsi tugafatanya. Bana ba Karame, sinari gusubiza inyuma abana bafite umutima w'urukundo, umutima utabara. Ahubwo byarantunguye cyane. Umudenge antelefone ngo agiye kunyohereza abakobwa bo kumfasha, barimo na fiancé we. Uzi ko mudasanzwe bana ba? yahoraga ambwira ngo azajya kunyereka nyirasenge wa papa we. Nibyo. Ariko ntiyari yarambwiye ko mukora umurimo ukomeye nk'uyu uri mu bwitange wo kwita ku bana. Ngaho rero nimubwira ukuntu mwagize iki gitekerezo cyo kuza. Wazindutse Muhorake, injira. Nibwo tutangiye kunywa icyayi. izi nkumi nziza se wazivanye he diregiteri? Wahora n'iki wa mukobwa we? Ko Imana irebereye imfubyi idahumbye. Izi nkumi nziza rero ureba nizo muzafatanya. Dore Amina, dore na Hogoza, fiancé w'umwuzukuru wanjye. Muhorake, kuhungabanya ubaye iki? Diregiteri ntacyo, gusa n'izina rya Hogoza rinyibukije ibintu byinshi, ariko murumure ntacyo mbaye. Nibyo, ngaho rero. Ni Hogo, ndabona unezerewe, ni byiza. Nta gihamya wariye Noheli neza unatangira umwaka neza. Umudenge rwose agufashe neza Hogo, ni ukumushimira rwose. Kristi, byari byiza. Mbese ndaza no kuboherereza mwese amafoto kuri interineti murebe ukuntu abana bagize Noheli nziza. Twabatekeye amandazi, dutegura imikino, turabyina. Mbese sinzi uko nawe kubwira. Ni ukuri rwose Hogo, biranshimishije ko mbona wishimye unezerewe. Uzi neza ko ngukunda. Uretse ko kuba ndi n'umuyobozi wawe, ariko hejuru y'ibyo numva ngufitiye urukundo ntabona ukuntu ngusobanurira. Ndabizi rwose Kristi, kandi ni ukuri nanjye ndagukunda. Nageze mu kazi unyakira neza nk'umwana, unyigisha akazi. Hari igihe njye nibagirwa ko uri umuyobozi wanjye nkagufata nk'umutantu. Ni ukuri nta kibazo, ni byiza. Iyo mbona unezerewe numva nanjye nezerewe. Muri iyi minsi rero cyane cyane uvuye mu minsi mikuru ya Noheli warahindutse cyane. Ariko wowe maze igihe mbona utameze neza. Urupfu rwa muzehe papa wawe umenya rwose ukiri urwaye. Byo papa yariruhukiye, ndetse ahubwo Imana izamuheruko ridashira. Icyakora yari intwari. Narebaga ububabare afite, agahinda kakandenga nkarira, akaba ari wumpoze. Sinjya mbyiyumvisha. Nibyo yaragukundaga cyane Hogo. Ubu nibwo ntekereza ko ashobora kuba yarakubonaga umwuzukuru we yabuze. Umwuzukuru we? Uwuheze? Simbyumva Kristi. Hogo, papa buriya yapfanye agahinda gakomeye. Ntacyo ntakoze ngo mufashe, ariko arinda yigenda ntacyo ndageraho. Kubijyanye n'iki se Kristi? Ko mbona ubivugana agahinda cyane. Hogo, papa yarinze apfa yifuza kubona umwuzukuru. Umwana wa musaza wanjye Bernard waguye hanze, ariko ntitwigeze tumubona. Umwana asaba he Kristi? Mu mahanga? Ikibazo ntawe uzi irengero rye. Gusa mu mpera z'umwaka nyuma y'amezi make nshakisha nabashije guhura na nyina w'umwana, ariko we namusanze mu marira n'amaganya adashira. Yabuze umwana ngo kuva akimubyara. Yego mana, ibyo ko numva biteye ubwoba cyane. Wa mugana w'abana n'agahinda si bake da. Burya buri wese afite umusaraba we. Ababyeyi babuze abana babo, ababyeyi bataye abana babo, abana babuze ababyeyi babo. Ibintu ni uruvangitirane. Kristi, nk'uwo mubyeyi wabuze umwana we, n'iki koko kizamuhoza ayo marira? Yewe ntacyo. N'iki kizamukiza iyo ntimba koko? Ntacyo rwose. Kiretse abonye umukobwa wamaze imyaka ashakisha. Nanjye kandi kuva umunsi papa mbwiye ko hari umwana wa musaza wanjye uriho, tutaza aho ari, sinongeye kugira amahoro. Mpora nibaza buri gihe uko bizagenda. Kristi, ubu se nkubwira iki? Mbuze icyo ndenzaho. Hari ibintu biba biteye agahinda ku buryo ubyumva wowe ukibagirwa kawe. Wese ufite akahe gahinda Hogo? Uracyafite mama wawe, ufite fiancé ugukunda, ufite akazi keza, natwe turahari turagukunda. Reka ahubwo dutahe nguhere ifuti tugende unganiza, wenda wanyihera ka morali.
mbese gusa Kristi ubu nyine namenyanye n'undi mumama ukuze ariko mbona kuruta da ku buryo yankunze numva nanjye ndamukunze tekereza ko yantumiwe na fiance wanjye ngo tuzamenyane n'umugabo we. Ni byiza pe. Mwamenyaniye hehe se? Wahora niki? Twamenyaniye mu kigo cy'imfubyi. Nawe yari yaje gufasha ikigo gutegura Noheli y'abana. Yitwa Muhorakeye. Ariko ndamugushimiye. Ni umubyeyi ufite urugwiro n'urukundo ku bana b'imfubyi. Ngo Muhorakeye? Ko wikanze se uramuzi Kristi? Sinzi. Ubwo yitiranwe na n'undi nzi. Reka tugende. Ubwo si baje gatabo. Imana ishimwe basanze maze gutegura ameza. ndabona rero bandi gusa afite amatsiko yo kumenyera n'umwana w'umukobwa waguhinduye Muhorakeye. Gahora yonyogarura iseko ku munwa. Ni ukuri gataba ntabwo ari uko yitiranwa n'umwana wanjye Hogoza gusa, ahubwo ni umukobwa mwiza warezwe neza, namugiriye urukundo n'urugwiro, kandi nawe iyo yandebaga nabonaga adashaka kumvanaho amaso. Yewe ni Imana yashatse kumunyihera, nanjye nzamufata nk'umukobwa wanjye. Ntabwo ndi burya Imana itwaka bimwe duha n'ibindi. Wenda kumenya n'umwana w'umukobwa bizagira icyo bigukiza. Ndabona ari abakobwa babiri n'umuhungu di. Ahubwo se n'uwe muri bariya. Fungura yewe ndabakubwira. Reka nze nifungure ndabona uri gutindeganya. Ni karibu. Karibu Hogo. Ami. Najijinganyije wowe uri mudengi fiance wa Hogoza. Karibu ha rwose wanyu muri isanga nta kibazo. Nibyo rwose mada. Turabashimira kandi ko mwadutumiye. Mwakoze cyane. Mbega urugwiro hano. Ahubwo nimwe shimira. Uyu rero ni Gatabazi n'umugabo wanjye. Yego di. Karibu rwose muri isanga. Muri isanga hano mu rugo rwacu. Nishimiye kubakira nuko umuryango uteye ubwoba. Murakomeye. Muraho neza. Mwicare rwose karibu. Uyu ni Hogoza. Uyu ni Amina. Aba ni inshuti zanjye cyane. Abakobwa Imana yampaye. Naho se njye kunsiga ariko. Ahubwo nitwe Imana yahaye umubyeyi. Wenda njye mfite mama ariko Amina ntawe yagiraga. Nibyo. Iminsi twabanye ntituzayibagirwa. Twakubonyemo umubyeyi. Uretse ko Hogoza bitazamugwa nabi kugira umumama wa kabiri da. Twahoraga tubara iminsi isigaye ngo tuze kubasura. Ni ukuri mwicare mufata ibyo kunywa. Aya murakoze rwose mudamarare. Umwanya tujye no ku meza twishimiye rwose kubakira. Umukobwa warabateteje. Muhorakeye abakunze cyane. Ku buryo kuri ubu ni umunsi mukuru. Cyane. Nta bandi bana tugira murabibona. Ariko nyine Muhorakeye yaje ambwira ko Imana yamuhaye abakobwa. Yampaye abakobwa rwose. Ni ukwihangana ntabwo twari tubizi. Hogo wibabara tuzagera igihe cyo kumenyana birushijeho. Rwose mugubwe neza. Ahubwo turashaka no kujya kubatembereza ku mazi. Turara akazuba keza. Urakoze pe. Nkunda amazi cyane. Ubundi rero turara tuganira tumenyane kurushaho. Twashashe bugari twabiteguye kibazo. Baya nukuri nge byandenze. Hogoza yari yandaye ko yabonye umumama ufite urukundo n'urugwiro. None ndabyiboneye. Rwose sinzongera kubishidikanyaho. Urugo rwanyu rwuzuyemo urukundo muri ababyeyi beza pesi ndabona. Urakoze rwose mude. Turanezerewe cyane. Muze rero tujye ku meza. Iriya foto ni iyande. Ndavuga iriya foto nini iri ku rukuta. Ariko nawe ureba ibintu. Yo, mbega ikibebe cyiza cyitwa nde? Uriya ni umwana wanjye. Ni umukobwa wanjye. Pardon. Pardon? Murabyumva nyine ko nawe tugifite. Muhorakeye ihangane tujye ku meza. Murumva bitahumera. Karibu ku meza. Oya rwose reka. Karibu. Duha akanya Mukamana watsinze amarushanwa y'ubugeni mu karere atubwira ibanga yakoresheje. Murakoze. Iyi ntsinzi nkesha umurasire wawe Isange naguze muri B-Box watumye mbasha kuba uduseke twinshi uko nakoraga na nijoro.
Bbox yabazaniye Isange umurasire wa bose mu cyiciro waba urimo cyose. Uguze umurasire wa Isange uhabwa amatara agera kuri 3 ukanabwa charger ya telefone. Ubishatse ushobora kwigura radio n'itoroshi. Isange ni umurasire wendutse wizewe biroroshye kuwimanikira. Gana iduka rya Bbox cyangwa umu agent ukwegereye tugukura mu mwijima burundu. Bbox, iterambere ryanjye muri byose. ayiwe niwe hogo usiko umwanzi urahanze n'ukuri iyo mbabarira muhoraki ndagukanze ubanza wari mu bitekerezo bya kure cyangwa warimo gusenga. Nibyo nari ndimo mvuga ishapuri njya niherera ahangaha ngasabira umwana wanjye. Abandi se bari mu nzu barimo kureba filime gusa nabonaga hashize akanya ntababona ndasohoka ngo nze kureba aho muri. Nenda ngwino hicara ahangaha unganirize hogo. Nishimye n'ukuri ko mwansuye. Natwe twishimye muhoraki. Utuye ahantu heza nibyo inzira ko mazi umenya ntuye ahangaha rwose najya nirarira hanze nirebera amazi. Harya wambwiye ko wanya ari ku mayaga? Niho mama ese urumva rero ko ntagiye ngira amahirwe yo kubona amazi magari nk'aya. Iyo ngeze ahantu nk'aha rwose numva ntataha. Ibi byose njye ntacyo bimariye. Ntafite umwana wanjye ngo abyishimemo ngo abuzukuru be bajye bakinira ahangaha. Urabizi hogo wenda umukobwa wanjye aba yarashatse wenda yarabyaye se umuhoraki. Umbabarire byose ninjye wabiteye ninjye wabyukije ibintu bibabaje bigukomeretsa niha gushyanuka no kubaza ngo rura ruhinja nindi. Nabonye ko wahise uhinduka unanirwa no kurya. Hogo karame babarira mwana wa babarira harwo kwihangana bijya binanira. Ndabyumva muhoraki ndabyumva rwose. Sinkubajije byinshi sinkubajije iby'umwana wawe gusa icyo nzi kandi mbona nuko umwana wawe yagusigiye agahinda ndetse ukaba utaranakira icyo gikomere. Yewe nibyo hogo ni igikomere nzabana nacyo ubuzima bwanjye bwose. Nubwo ndira ariko narakubonye numva ngize ikintu ku mutima. Narakubonye numva ubaye nk'umpozi ntimba mfite y'umwana wanjye nabuze. Hogo karame uremera kuzambera umukobwa ukanyemera nkagukunda nk'uko nakunze umwana wanjye? Muhoraki ibyo umbwira birandenze ndabyemeye kandi nanjye nzakora uko nshoboye nkube hafi nk'umwana nkubagiza ako gahinda. urakoze hogo ntushobora kumva ibyishimo ushyize mu mutima wanjye. Muhoraki icyo wankunze ndusha icy'abandi bakobwa ngo nkunde unsabe kukubera nk'umwana. Uzi neza ko mfite mama hari abababaye nka mina b'imfubyi. Uzi kubaye nka Christina? Christina chefiteni wanjye mu kazi arankunda cyane ku buryo bintera ikibazo ko abandi bakozi bazabifata nabi kuko ntabihishe. Ntihazagira ubikuziza ni ukuri Imana yakwihereye igikundiro hogo. Muhoraki nanjye nagira icyo ngusaba rwose ukinsabe. Wifuza iki mwana wawe? Muhoraki nifuza ko ari wowe wazanshyingira. Mama wo muri batisimu wanjye yitabye Imana. Ndifuza rwose ko yaba ari wowe umusimbura. Hogo karame ndabikwemereye kandi urakoze cyane. Ngaho reka tuva aha hantu hatangiye gukonja tujye kubwira abandi iyo nkuru nziza. Nzi neza rwose ko Nagatabazi yishima. Urakoze cyane. Ahasigaye ni ukuzashaka umwanya namwe mukazadusura. Zabasura pe mukaza nkabajyana iwacu mu mayaga nkabereka umukecuru wanjye mukamenyana. Nzi neza rwose ko azabakunda. Ndabona mwamenye twabanye kure. Mama wamubonye rero muhorakeye nahoraga nkubwira. namubonye rwose. Ni mama mwiza cyane. Ngaho nimukomeze muganire nsubiye mu gikoni. ngaho rero kwiyamubakira hiyo barure. Ariko se kunyitegereza cyane mukecuru
kuva naza uranyitegereza ku buryo tukinjira wandebaga ukareba nahogoza maze ukananirwa kuvuga. simbizi yuko nabisobanura nakurebaga nkabona nsa nkaho nkuzi ariko narebaho nkuzi rwose nakongera kukureba uko nkanyahogoza nkabona musa. Ariko uzi ko hari undi wabivuze muri bisi yatuzanye umuntu yiyamiriye ngo ariko uyu mukobwa ntasa na nyina ye. Ubwo njye nahogoza turarebana nyine turaseka gusa turikiriza n'ukuntu njye nirabura n'iriya nzobe yahogoza koko dusa hehe. Aha singaho urutavuga umwe. Reka rero mbe ndi mwene wanyu da. Ariko se ko nta bene wacu nagiraga mu mayaga shwe da nabwo bwa mbere nahagera rwose. Yewe u Rwanda ni ruto ntawamenya. Ikindi uko ibintu bikeka siko biri siko biri muhorake. Umva wa mubyeyi we uyu mwana wanjye hogoza afite amateka akomeye. Amateka? Aka kana ndera ni agapfubyi kuba gafite imyaka 4. Ubundi nabonaga mukuze cyane nkibwira ko ari akana ko mu zabukuru dore ko bijya bibaho none. Uzi ko hogoza atajya bivuga na rimwe? Ntabwo ajya bivuga. Kuri we ni wowe mama we wamubyaye rwose twaganiriye byinshi ariko ntiyigeze anyerurira icyo kintu. Yewe nuko bimeze sinabiguha cyaramubereye nka nyina ugiye kumukingira. Sinaguhisha ukuri nijye koko hogoza ntabwo ajya bivuga. Akuki simbyumva mukuri simbyumva. Hogoza n'umwana w'imfubyi ababyeyi se be bitabye Imana bati. Yewe yakana mu kigo cy'imfubyi aho nagemuraga amashu. Reka nze nkwereke ihanganye gato ndaje nkuzanire urebe nawe. Hogoza umwana w'imfubyi akaba nitiranwa n'umwana wanjye nabuze. Ibintu ko numva ari amayobera. Niba narinzi igihe yavukiye napfa kwishyiramo ko ari uwanjye niwe byaba atari byo. Niba narinzi igihe yavukiye rwose. Nizere ko hogoza atababazwa n'uko nabikubwiye cyangwa nabikweretse. Igihe kirageze ngo nawe rwose muhe aka gakapu kagatware. Aka gakapu ni amateka ye. Agakapu wakavanye he mukecuru wakavanye he? Aka gakapu nako mu kigo cy'imfubyi bampaye bampa hogoza. Yesu nyina umubyara muta yamutanye n'aka gakapu de karimo utwenda n'utwahi dore byose ngibi biracyarimo. Harimo n'agafoto kakiri agahinja di sinageze mbyereka hogoza ariko kuko ntashaka ko agumya gukomereka. Harimo n'agapapuro yanditseho izina ry'umwana n'itariki yavukiyeho dore reba nawe. Ayo mana yanjye we mana we mukecuru komeza uvane munyereke iyo foto nyereka nako gapapuro. Dore twahiwe akamasiyeri we ngiyi ni foto n'agapapuro. Ibi byose rero uko ubireba nibyo uwo mugore utagira umutima wajugunye umwana we yamuhataye adatekereza ko n'imbwa zishobora kumurya cyangwa rwo ariko mana we yamutaye adatekereza ko n'imbwa zashoboraga kumurya cyangwa ariko se ko mbona uhindutse niko ko tuhereye muhorake ko tuhoye we hogoza we ntayimenyera amayate rwose. Hogoza umwana wanjye mukecuru hogoza n'umwana wanjye nabuze we. Umwana wawe imyaka myinshi umwana wanjye ibi ni icyano koko ngo ni umwana wawe. Karibu mude. Sitare Icara tuguhekeze. Urakoze ami ariko ndumva nta kintu ushaka nahinje kuvugisha hogoza
kuko ukuntu arimo kwitwara biramuhangayikishije cyane muri iki gihe. ibyo biteye ubwoba kuva yamenya mama we yabaye nk'utaye umutwe ubu afite umujinya n'urwango ntigeze mubona. Ndabyumva ko yagize shoke ariko yakwiye guhuriya mubyeyi igihe akamutega amatwi akumva uko byamugendekeye ngo atandukane n'umwana we ntiyihutire kumucira urubanza. Nanjye nibyo namubwiraga ariko ntabwo ashaka kubyumva kuri we ngo Muhorakeye n'umubyeyi wamujugunye ntazamubabarira. Ubu se dukora iki ami? Mbwira nawe dukora iki ngo dufashe Hogoza ndetse tunafashe Muhorakeye kuko tuzi neza ko yababaye. Yes ariko ubu kuri bo byari bikwiye kuba igihe cyo kwishima cyo guhanagura amarira mu bihe byahise. Babarira ni ukuri mudeyi iyo utagira mama sinumva ukuntu umuntu yakwitesha nyina agize Imana akamubona. Yegora ndabibutsa ko uretse mukecuru Veronica wandeze nta wundi mama ngira nta n'uwo nkeneyo murumva erega ndumva mwangambaniye mwantaramanye. Kuko rero Hogo ahubwo biradushimishije ko wumvise ibyo njye namina twaganiraga. Urimo urayoba cyane iki gihugu cyuzuyemo imfubyi zitabarika. Ninde se utifuza kuba yagira nyina? Sinigeze nifuza kugira mama mwese murabizi. Rekera nigeze mumva mu kanwa kanjye harimo ngo cyanyereka mama wambyaye ko ahubwo nahoraga muvuma ngo hari hose ntazagira amahoro. Ariko Hogo nusubiza amaso inyuma urasanga hari igihe twaganiraga tuvuga ku babyeyi bacu ndetse no ku mfubyi. Sinigeze nkubwira ko ndi imfubyi ami nakubwiye ko mama hari wenda yarenzwe n'ikimwaro kandi sinigeze nguhisha ko mu mutima wanjye numva nanze abo babyeyi batankunze batanshatse. Ariko nanjye nakubwiye ko nubabona uzabakunda none wowe wakunze Muhorakeye utaramenya ko ari na mama wawe naho gukunda atazi kuri umwana we wibuka agahinda ahoranaga ahora umwana we ubwo si yaba yarakwanze akagushakisha koko. tuningura utyo kumva ko gatwenge arya amarira ni umutima uhora umurya umucira urubanza maze yarya ntibimanuke. Hogo Muhorakeye uzi wankundishije niwe utukutyo uzi umwanya yaduhaye mu mutima we ibyo wabisobanura koko? Nari ntaramenya uwo ari we nari naramwibeshyeho ubu namenye ko ari umubyeyi utagira umutima watinyutse kunjugunya umubyeyi watumye mbaho nabi nkabaho mu kigo cy'imfubyi mu gihe ibye biribwa n'inyoni mu gihe urwo rukundo atahaye agahinja kayabyaye kuki twayaruduha. Ndakwinginze wibika urwango n'umujinya ungana utyo mu mutima wawe Hogo oya wikora icyaha utazababarirwa. Umubyeyi ni umubyeyi urumva kandi ntumucira urubanza kuko ntuzi uko byamugendekeye. Wibuke ko rero wagombaga kuzagushyingira none rero ntazanshyingira mwumvise ntazanshyingira ndashaka undi kandi simubura. Ibyo byuvuze ukuri Hogo gushaka undi mushyingira birihutirwa kuko nubundi kuva ari mama wawe ukubyara ntagomba kugushyingira. Nta mubyeyi ushyingira umukobwa we kimwe nkuko nta mwana wakwiye kwanga nyina urumva. Ariko mushobora kwibagirwa Muhorakeye muri uru rugo ntitumwibagirwe kuva kera wankunze nk'umwana watoraguwe umwana ababyeyi bataye batashatse kwabaho. Gumya rero ukundi uwo Hogoza kuko niwe wagukunze. Ndumva bakomanza umenya ari wa mukobwa uje gusoka Hogoza. Ese nimwe gataba na Muhorakeye mada nimwije rwose ni karibu. Nawe suje kumbwira ko ari wowe data ari wowe papa Gataba ariko se ntabwo ari karibu ntacyo mvugana namwe. Hogo ndakwibutsa ko nyina kwakira iwanjye nk'umwana umugore wanjye akemera kukubera umubyeyi none ngo iwawe nta karibu kuko ese kuko najyaga nibwira ko warezwe neza biti. Oya ibyo avuga nibyitaho nimubyihorere mwicara ahubwo ni karibu. Muzi ko Hogoza muri iyi minsi atameze neza mwikwita kuki. Hogoza mwana wanjye Gatabazi ntabwo ari we papa wawe ariko yemeye kundongora azi neza ibibazo nahuye nabyo n'agahinda nahuye nako. Iyo mba ndi umugore wataye umwana ntabwo aba yarankunze. Tega amatwi mwana wanjye tega amatwi nyoko kubyara. Tega amatwi ntuze nifashije nakeneye ko bangaburira banyoza nubwo noneho mama mumbyara abonetse. Oya umwana wanjye mwana wa Muhorakeye we kwigora ntabwo ubu n'imyaka mfite nkeneye mama. Rekera Hogo rekera kwikunda. Oya yikwikunda iyo udakeneye nyoko Muhorakeye wakeneye umwana. Ndakeneye rwose umukobwa wamaze imyaka irenga 40 ashakisha haririra kwimwongerera ntimure. Ibyo yari kubitekerezaho mbere yo kunjugunya
mundeke rero. Oya mwana wanjye ntabwo nagutaye. Ntanambwire data uwo ari we kuko sinifuza kumumenya. Uruka rwose hogoza mwana wanjye. urumva iryo jambo uvuze koko Mwana wa. Ntibishoboka ngo ari njye uzagushyingira koko hogo niko urabona ko iminsi isigaye naba naramaze kwitegura kuki tutari warigeze ubimbwira mbere. Nahuye n'ikibazo rwose Kristi, ikibazo gikomeye cyane cyahinduye gahunda z'ubukwe uko nari naziteguye, bityo niwe wagombaga kuba umushyingira wanjye ntakiriwe. Byagenze bite se ko wambwira ko byose bigenda neza? Ikibazo wahuye nacyo ni ikihe kuko? Banza unyemereye ko uzanshyingira kuko ubu ni umushyingira mbura kugira ngo ikibazo cyanjye gitungane, ibindi ntumbaze birebire. Wa mugani ndabona utameze neza, uretse ko no muri iyi minsi mbona utari tayari, nkibwira ko wenda ari umunaniro w'ubukwe. Ni ibibazo byo mu miryango, burya abana tutagira iwabo tugaragara ko turi indushyi igihe cy'ubukwe kigeze. None se hogo simperuka kumbwira ko ufite mama wawe? Ndamufite, mukecuru Veronica wandeze mu bushobozi bwe, mu rukundo ndakura, ariko ntabwo Veronica ari mama. Ntibishoboka. None se burya umwana w'imfubyi hogo kuki utabimbwiye? Ariko se bari kubimbwira ngo akora iki? Kristi, ntabwo ndi imfubyi, mfite mama umbyara, ariko ntigeze nkunda, ntigeze ashaka kundera. Oya we. Niyo mpamvu narezwe na Veronica. Urumva rero ko ibyanjye bitoroshye. Mama ni umukire cyane, ariko ibyo biribwa n'inyoni kuko nta bandi banagira, ariko nta n'impuhwe mufitiye, nibyo yahisemo. Hogo sinari nzi ko ufite ibikomere bimeze bityo. Humura rwose nzagushyingira, nzagukorera ibyo nshoboye. None se hogo mama wamutumiye mu bukwe? Arabizi ko mbufite, ariko namusabye ko angiriye neza atahatunguka. Urumva iki ari igitekerezo cyiza twagize cyo kuza muri ubu bukwe tutarabutumiye koko muraki? Ni ubukwe bw'umukobwa wanjye, nagombaga kumwambarira nkamukenyerera nkamuherekeza nkaza kumusengera. Uyu ni umunsi umwe mu buzima. Ndabizi rwose, gusa mfite ubwoba kaza kumererwa nabi. Humura gataba, ahubwo mfite ibyishimo mu mutima wanjye, mbonye ubukwe bw'umukobwa wanjye. Ntabwo narotaga ko uyu munsi ushobora kuzambaho mu buzima. Ikindi se nasaba Imana ni iki? Pega ukuntu hogoza ari mu mugeni mwiza ati ndebera n'ukuri. Gataba, gerageza gufata ifoto di, reba uko ubigenza. Reba uko ubigenza ntibakubone, ariko mfatira ifoto rwose y'ubukwe bw'umwana wanjye. Arasa neza gusa. Umufoto araseka yishimye. Gataba, nubwo hogoza atambabariye, nishimiye ko umwana wanjye ariho kandi anezerewe. Yewe kuba nezerewe byo ndabishidikanyaho, kuko hagati y'umubyeyi n'umwana burya hari igihango gikomeye. Hogoza yatatiye icyo gihango arakwitakana, ahubwo kumaho ntunyeganye ndaje. Mukecuru Veroni, mukecuru muhake waje muka bwa hogoza? Naje rwose, ariko muzi neza ko atabizi, naje nihishe. Mukecuru, ni umunsi mukuru ukomeye mu buzima bwanjye, gusa nari kwishimira kumuba iruhande nkifotoranya nawe kumuba iruhande, ariko murahari kandi sinzi ko nzabona icyo mbitura. Mwe mwandereye umwana mukaba none mumushyingiye. Muhake ihangane rwose, hogoza si umukobwa mubi, gusa yakuranye ako gahinda kuko yatawe, nyuma kumenya aragukunda. Yatunguwe rero no kumva ko ari mwe yakuze yarijunditse ubuzima bwe bwose. Mwe yahoraga ataka nk'ababyeyi wuzuye urukundo n'impuhwe. Mukecuru, ukuri nababwije niko kuri rwose, kandi ndagushimira ko wanteze amatwi ukanyizera, ntacyo nabahishe. Icyangombwa nuko ntigeze nifuriza ikiba umwana wanjye. Igihe cyose azaba anezerewe nanjye nzanezerwa. Ntucike intege Muhake, ubwo musenge, igihe rwose kizagera hogoza bakira mu mutima we,
nanjye nzakomeza mbasengere. ndabizi ko ndi mu mutima w'umwana wanjye gusa ntabasha kubyerura nta nubwo abasha kubyakira wowe nzahora ngusabira imigisha mukecuru ndabona barimo begeranya ababyeyi ngo bifotozanye n'umugeni gira ugende batakubura ni wowe nyina w'umwana kandi ukomere kandi mbese muhorake nayo nababuze umeze ute Diretiri ndaho ndanezerewe natashye ubukwe bw'umwana wanjye ibi si ibitangaza Imana inkoreye nyuma y'imyaka yose mushakisha umwana wanjye naramumenye anyereka na fiyanse we Imana yagukoreye ibitangaza rwose muhorake imyaka yose wamaze ushakisha umwana wawe urashyize uramubonye ndamubonye umutahiye ubukwe rwose izere ko n'ibindi byose izabikora buhoro buhoro yewe ngize ibindi nsaba Imana byaba ari ukuyigondoza rwose byaba ari kuyigondoza pe yarakoze ndayishimira Diretiri uyu mubyeyi ubona ni mama wahogoza niwe wamureze niwe wamuvanye mu kigo cy'imfubyi maze amuha urukundo yewe ntabashije kumuha rwa rukundo rwa kibyeyi uraho uraho nawe uraho neza gendeye inshuti ya muhorakeye nibyo rwose nyobora ikigo cy'imfubyi niyo wahogoza yamenyaniye na muhorakeye yewe wagize neza rwose ngaho mukomere kandi rwose wabaye intwari muhorake twose ko wajya mu bukwe bw'umwana wawe narishimye kandi inkunga wampaye mu gutegura ubukwe bwe ni ukuri yanshimishije nk'uko rero nabigusezeranyije ntacyo rwose nigeze mbwiraho gusa na gito wagize neza mukecuru wagize neza ngaho usanga abandi mu mafoto ndakeka ko ari wowe barimo bashakisha turi kumwe kandi ku mutima ubu se nkubwira ikigo umunsi mukuru wanyu uracyakomeza reka Gatabaza aze yagiye kumfatira amafoto y'umwana muze tujye kureba aho tujya twishime dufungure champagne tunywe kuko ni umunsi mukuru ukomeye ubukwe bw'umukobwa wanjye yewe birakwiye koko rwose muhorake wabonye se uriya mushyingira wahogoza ntamubonye Gataba ariko rero sinamumenye gusa ndimo kwibaza aho muhuzi hanyubiye nawe wataye umutwe ubona se ko ari wa mugore witwa Christine waje kukureba mu rugo ari nijoro akubwira ko ari mushiki wa Bernarde ntibishoboka uzi ko ari we yewe we ni mushiki wa Bernarde hogoza yashyingiwe na nyirasenge ntibisobanutse mbega abantu mbega bagambanye mbega bagome baragambaniye ku mwana rwose ni ukuvuga ko hari abantu bakubeshye kuva kera muhorake baziranye n'umwuzukuru wabo ahubwo ni ukumenya ibyo bo bamubeshye mbega batinze kuko sinumva ukuntu bo yabababariye ari bo bamujugunye none nibo bamushyingiye banyihishemo wa rekeraho kunjijisha Christine rekeraho ubu nje kukureba nemeye gukora urugendo rwose ngo nkubwire kuri umuhemu wampemukiye nk'uko na Bernarde nk'uko n'ababyeyi bawe bose bampemukiye gute se muhorake ndabizi ko ababyeyi banjye na musaza wanjye baguhemukiye ariko nk'uko nabikubwiye ubwo nagiraga iwawe rwose ntabwo nari mbizi papa yabimbwiye yenda gupfa kandi ndakubwiza Christine kuva kera mwari muzi aho umukobwa wanjye hogoza ari ntabwo nari mubana muvugana ariko ababyeyi bawe banga kugira icyo bambwira gusa sinibaza impamvu waje ukagera iwanjye uje gukina iriya kinamico yo kunyinja konza habo nta soni kuri ntabwo nakinaga ikinamico nari maze igihe ngushakisha wandebye nibwira ko wenda wabashije kubona umwana wawe maze ahubwo ndakubonye ngira icyizere ko hari amakuru mashya waba waramenye ko uje kumbwira ko wenda umwana wacu yaba yarabonetse rekeraho se nyine kungira igicucu nuko nagaruka kugira igicucu rekeraho narababaye bihagije urumva rekeraho niko Christine ni gute koko wankora ibintu nka biriya nawe uri umubyeyi wabyaye ibaze muhorake ndakabura abana banjye n'umugabo wanjye Steven ntabwo narenze aho umukobwa wa musaza wanjye aba rwose ariko ye ni gute watinyuka kurahira gutyo Christine nukuri ni gute watinyuka kurahira mu gihe hashize ibyumweru 3 wari mu bukwe bw'umwisengeneza wawe wanamushyingiye nanjye ubukwe narabutashye di narakubonye
si wowe wamushyingiye? Uribeshye ubukwe nagiyemo nubwo umwana w'umukobwa dukorana witwa Hogoza tuziranye kuva yaza gukorana nanjye amaze imyaka iyi ari inshuti yanjye rwose. Wakubwiye ko ari ubukwe bw'umwisengeraza wanjye natashye yarakubeshye n'ukuri aho ntugire ikibazo. Ubwo rero nukuvuga ko maze igihe cyose ukorana na Hogoza w'umwisengeneza wawe utabizi ukaba waramushyingiye utazi ko ari umwisengeneza wawe ariko ndi waretse kunkina koko uri muritiranya ibintu. Hogoza ntabwo ari umwana wa musaza wanjye. Hogoza afite nyina baranaziranye nubwo batumvikana. rekeraho Kristi ni njye nyina wa Hogoza. Hogoza ni umukobwa wanjye. Hogoza ni umwisengeneza wawe mwantesheje nkamubura. Mva nkubwira ibyo uvuga simbyumva sinsobanukiye rwose. Ndarota Hogoza urota Hogoza. Hogoza yabona umwana wa musaza wanjye ukuntu namubonye ngahita mukunda. None se ibyo uvuga ubivanyemo urajye wambwije ukuri rwose. Umva Kristi nta gihe kirashira amenye ko Hogoza ari umwana wanjye. Twamenyaniye mu kigo cy'imfubyi. Uzi ko yigeze kumbwira ko hari umumama yakunze cyane ngo bamenyaniye aho ngaho. Burya byarakomeje kugeza ubwo nemeye kumushyingira. Kugeza ubwo njyanye iwabo mu mayaga ngo menyane na nyina. Ubwo nibwo uwo mukecuru yazanye agakapu kari mutwa Hogoza uko namusize kwa musaza wawe. Bambabariye ko ntabizi koko. Byose sinari narigeze mbyibagirwa. Mpora mbyibuka nkaho byabaye ejo. Simbyumva kora ki nabanye n'umwisengeneza wanjye ndamukunda ndamushyingira nabizi ariko se nkora iki nkora iki koko. Yewe naturuka Hogoza mubwira ko ndi nyirasenge byarandenze. mubwira ko data na mama bamwanze bakamujyana mu kigo cy'imfubyi. Tata agapfa kumenya uwo ari we nyamara baranabonaga ntamenye ko ari umwuzukuru we. Ndaherayo mbibwira Hogoza kuko kwesura agasekuru mu burwayi bw'akamuherekeza akamushyingura atazi ko ari sekuru koko nabigerera. Umva Kristi ntutekereze ko byoroshye kuko nanjye wamutwise nkamubyara nkamuha ubuzima akankunda atanzi nkamukunda ntamuzi nkamugira umwana mu rugo ahamenyeye ko ndi nyina yanze kumbabarira nuko ndakora iki ko uriya mwana twaramuhemukiye ntabwo azatubabarira niba atanatubabarira rwose njye azambabarira kuko sinarimbizi ni ukuri kandi uko mvuze ni ukuri. Muri twese ni wowe urengana Kristi. Ukuri ndarengana. Urarengana. Uzegere Hogoza umusobanurire kuri wowe azakumva. Ntabwo nabona aho kubera. Ndumva ngo bagiye mu kwezi kwa buki ariko bavuye kuko yatangiye akazi bari muri biro ye. Kristi bambe mare habaye iki ko muhora cye yaraha ko murimo kurira aje kugusaba ngo uduhuze ntibishoboka. Hogo udusanze mu kiganiro gikomeye rwose mbabarira. Munsubize Kristi uziranye ute na muhora cye. Hogo ndakumva wenda nge n'ababyeyi banjye uzareke kutubabarira ariko uzababarire muhora cye kuko ni nyoko yarakubyaye ntigeze aguta yakubuze by'amaherere yagushakishije imyaka myinshi ni ukuri uzamubabarire. Kristi ndakumva ni ukuri. Ikibazo cyanjye na mama umbyara ni ikibazo nakemuye kuva namenya ubwenge kuva namenya ko natawe ntabwo yagutaye ko navutse batanshaka ahubwo mbwira aho muziranye na muhora cye. Hogo ziko ndi nyogosenge ni ukuri uri umwana wa musaza wanjye Hogo. Nyogosenge mwana wawe ariko sinarimbizi bimenye ubu nyine. Hogo ndi nyogosenge uri umwuzukuru wa Feliciane wakundaga cyane atakuzi. Wowe masenge ni ukuri. Oya rwose nibyo ni nyogosenge ahubwo ibyakubayeho byose nta ruhare yabigizemo. Ntiyarazi ko na musaza we Bernard rwose afite umwana. Ntabwo narimbizi ko yabimenye mbere yuko se yitaba Imana amusabye kugushakisha ngo apfa kubonye agusaba imbabazi ngo agusezereho ngo akurage n'umugabane wa se. Mwana wa rwose ngo ndage mwana rwose nanjye ibyo mfite byose ni ibyawe kandi rwose reka gukomeza. Ariko ubu rero muzi nshobora kwirera mfite akazi mfite umugabo nibwo ababyeyi banjye nibwo umuryango wanjye ubonetse. Oya mwana wanjye ubu ngize mama ngize ba masenge mu mwanya murahamagara ba mama wacu babyara banjye bande na bande nabamenyeshaga ko mwese ntabakeneye
igihe nari mbakeneye sinabaga mwana wanjye wivuga utyo mwana umva Hogoza nkubwire uramenye wigira nyoko gutyo kirazira nta gisimbura umubyeyi waguhaye ubuzima yaba akazi yaba umugabo yaba amafaranga nta cyasimbura agaciro k'umubyeyi afite mu buzima bwawe ibyo byumve mubabarire cururuka umbabarire mude kata dutaye niba unjyanye kwa Mina ngo muvuge muhora cyeye ahubwo si iyi modoka yiri mu biki iri wowe ayiwe ameze atese dogite yewe ntabwo bimworoheye ariko ubwo dufite icyizere ko yamaze kwakira ibyamubayeho atari bwongere gusubira muri koma rega nta kaga kubura umugabo ukiri muto ahubwo ni igitangaza kuba indi itaravuyemo mu mpanuka nk'iriya ni Imana gusa sinabibahisha nta cyizere dufite ko Hogoza azongera kugenda vuba oya rwose dogite ntibishoboye nta cyizere gihari umwana wanjye ntiyamugara akiri muto muga tubwira icyo twakora ariko Hogoza azakiriye utanga amafaranga wari watubwiye ko hari mugenzi wanyu w'umuganga muza kuvugana hari umuganga ukorera mu mahanga twavuganye ushobora kuzamubaga mu mugongo bityo bikaba byakongera Hogoza amahirwe yo kongera kugenda ariko birahenze cyane ibyo nta kibazo rwose ndetse sinigeze mbibwira na Hogoza oya muga ntacyo ntakora ngo mfashe umwana wanjye rwose abashe kuvurwa niyo natanga ibyo ntunze byose nanjye ndi nyirasenge nzamufasha muga kandi nta kibazo cy'amafaranga mu muryango wacu nta gihari rwose uko bimeze kose ni ukurindira ko amara kubyara hagati aho ni ukumuba hafi mukamufasha kuko azajya agendera mu kagare turahari rwose ntacyo tutakorera ku gusa na kimwe nuko gusa ntabwo tuzi ubu ngubu niba Hogoza yavuye muri koma tukaba twakongera kugera mu cyumba arimo kuko dufite ubwoba ko yarakara akongera agata ubwenge dogite ubwo kuri dufashe ikingo ikibazo dufitanye na Hogoza kirangire tubashe kumwitaho ko ari twebwe afite ubu rwose ko ageze aho dukeneye yewe ndabizi ko bitoroshye mureke mbanze muvugishe numve ko yemera kubakira mube mwihanganye gato muvugishe umeze ute Hogo ndamuga none se nkubwira iki ahubwo mwe nimumbwira uko meze nuko mubona ubuzima bwanjye Hogo ni byiza ubwo wavuye muri koma ariko turakugumisha iminsi mu bitaro tubanze tugukurikirane neza buriya uzataha mu minsi iri imbere ndataha yose kuko dogite ubu kuba ndasubira mu rugo nabanagamo n'umugabo wanjye ni ukwihangana ntawe ari ni ukwihangana Hogo ubu tumaze kukubonera akagare ariko urumva ko ukeneye umuntu wo kukuba hafi akagufasha akakwitaho igihe uzaba utakiri mu bitaro kuki koko napfuye kuki napfanye n'umugabo wanjye kuko Imana ntabwo yabishatse Hogo kandi Imana yari izi kuri intwari uzihanganira iki kigeragezo urumva kandi wibuke ko utwite hari umwana ugomba guha ubuzima no kurera oya dogite mwibeshya ntabwo ndi intwari nananiwe kwakira ibibazo nahuye nabyo mu buzima nanirwa kubabarira oya sindi intwari ubu se kuko nzabaho ndi njyenyine mugaye mwite nsigaye njyenyine umugabo wanjye nawe Hogo ufite abantu bagukunda baguhangayikira ariko ikibazo ni uko utabizi igihe wari muri koma barakurwaje amanywa nijoro nturi wenyine nk'uko ubivuga use nibanda dogite nabagira neza baha kwa muganga namina ubwo se azareka gukora ngo ajye yirirwa ncunga mu kagare oya dogite Hogo
nzi ko ufite mama wawe ko ufite na nyagusenge ntabwo bafite imitungo gusa ariko bafite n'umutima w'impuhwe umutima w'urukundo rwa kibyeyi ntibigeze baguterana kuva iyi mpanuka yaba nta nubwo bazabikora kandi abo babyeyi basa n'abatuye aha ku bitaro ndetse baranahangayitse cyane mfite n'intege nkeya ibyo byihorere ntabyo uzi abo babyeyi narabihakanye mu buryo bushoboka nanga kubababarira nishyiramo ko bangiriye nabi nishyiramo ko ngomba kubanga ndabanga kuko ngo urabanga reka ahubwo wowe nta muntu wakwanga umwana mwiza nkawe hari uko nabaye nk'urimo gusamba nkumva urupfu rurimo runtwara gusa ubwoba buranyica cyane ntekereza ko ngiye gupfa nababariye mama n'amasenge nababwiye ko mbakunda ntureba ahubwo si neza kutabanga utakwanga ababyeyi bawe bagukunda umugabo wanjye mutenge yapfuye aricyo kiganiro turimo kugirana mbese anyumvisha ko ngomba kubabarira mama umbyara ibyo nabyo narabirwaranye hogo igihe kirageze ngo ukore ibigomba gukorwa urumva ibyo muga ubu Imana yongeye kumpa amahirwe yo kubaho Imana yongeye kunyongerera iminsi yo kubaho rwose nuko namugaye nanjye ngiye gukiranuka nkora ibyo nsaba rwose ibyo umutima untegeka mbabarire mama n'amasenge ntiwumva nongere mbakunda urukundo n'ubundi ruri mu mutima wanjye ugize neza rwose ahubwo ugize neza cyane kuko abo babyeyi icyo bakwiye nta kindi ni uko bakunda gusa n'iki se ko wimyoza ahubwo mfite ubwoba ko batazapfa bambabariye muga kuko narabahemukiye cyane mbacira urubanza ntabateze amatwi mbabwira amagambo mabi reka nkubwire rero ibyo niboneye nturabyara ariko uri umubyeyi ukunda umwana wawe ukiva muri koma ikintu cya mbere wabajije niba umwana wawe ariho ari muzima niko byagenze rwose nakubwiye ngo niyo ntazabasha kongera kugenda ariko umwana wanjye akaba atagoye muri irya mpanuka Imana rero yumvishe isengesho ryanjye ntibigeze bakurakarira rega ntabwo bigeze bakurakarira rwose nta nubwo bigeze bakwanga kuko burya umutima w'umubyeyi uhorana impuhwe umubyeyi ahora yiteguye kubabarira umwana we hogo ababyeyi bawe bari aha hanze barifuza kubakira kandi ko bemera ko bagufasha ukazabasha kugira ubuzima bwiza wowe n'umwana wawe kuko niba gusaba wowe wimye nabihanuyeho none ndamugaye nibwo nongeye kubakira nk'ababyeyi erega baragukunda yamuga icyo mbasaba ni imbabazi gusa wivuga utyo hogo umubyeyi si uko abona ibintu wibuke wa mugani w'umwana w'ikirara wo muri bibiliya wibuke ibyishimo by'umubyeyi igihe umwana we yamugarukiraga muga murakoze mpamagarira ababyeyi banjye mbasaba imbabazi mwinjire muhorake injira nawe Kristi wakoze arabategereje mama Christine masenge mare kuko murambabarira cyane rwose mushatse mwandeka
uko nabihenuyeho. Oya mwana wanjye rwose bivuga utyo birakwiye ko tukuba iruhande, birakwiye ko tukwitaho tukagukunda cyane, tukaguha urukundo utabashije kubona imyaka yose wabayeho. Mwana wa uremera wowe kutubabarira? Hogoza naragukunze ngukunda nakuzi, ubunzi kuri umwisengeneza wanjye, ndagukunda kurushaho kandi ndagushinzwe. Tubarenge na mama wawe ndetse n'ababare n'ababyeyi banjye batakiriho bapfuye batagusabye imbabazi, barabyifuzaga. Kuko nongera kuba umwana ufite ababyeyi rwose ufite mwana wanjye mu bihe bikomeye by'ubuzima bwanjye ndababonye rwose batubonye kandi turacyaraho. Nzi ko ngiye kubarushya gusa nta kindi. Hogo burya ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu cyane. N'ukuri ubonye ababyeyi bitesha, bareke bagukunde, bareke bakwiteho igihe ukibafite. Nibyo koko muga kugira ababyeyi muri iki gihugu ni ubukire burenze. Mama, tante, ndakumva mama. ubuse koko mbabwira iki ko nezerewe gusa, nezere ko umudehe abibona, nezerewe kuko yavuye ku isasiza aribyo ansabye. Wibuke ko mubenge kandi yagusigiye urubuto rwe mu nda yawe. Hogo uwo mwana azakundwa ateteshwe na nyina na nyirakuru na nyirasenge. Hogo nobera mwana ariko mwana urakoze. Muri uyu mukino akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu wanditswe n'umubyeyi Sylvia, mwumvisemo Hogoza Anita mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Mudenge mwakiniwe na Rukizangabo Shamaroyizi, Muhorakeye mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Gatabazi mwakiniwe na Higira Adolphe, Amina mwakiniwe n'uwa Maria Olive, Veronica mwakiniwe na Mukandori Gemima, Feliciane mwakiniwe na Tuyishime Jean Dodier, Christina mwakiniwe na Gasibirege Antoinette, Muganga mwakiniwe na Renatwe Josue, uwabakiniye directrice ni Kamagaju Catherine. Umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean Dodier, uwafasha amajwi akanatunganya umukino ni Mbarushimana Sereverie afatanyije na Habukubaho ya Sente. Nimugire ijoro ryiza. Ikinamico